nakuze ndota kuzubaka nkahirwa ndetse rukazarama. Iby'ijuru rito bimbamo nabyumvanye benshi ubu ntabona, ariko nyine akaba wa muhanzi zari inzozi. Ni inzozi. Ubuzima ndimo ni inzozi. Inzozi narose nkiri inkumi. Izo umwari wese yagira, gusa nyine ibyo umwari yigira si byo ubuzima bumugira. Ese ko tuzi karisimbi ko impamo yose itatse amasimbi, aho umujinya ubitse urazwi. Ese Rwanda wayitakaza? Urugo ruruta uru rwava he? Uru rugo mfite impamvu amagana zatuma naruta, agira izindi amacumi zatuma ntaruta, gusa ayo macumi amira magana ku buryo ataruka. Nzarugumamo ndume gihwa, nzanyurwa. How could you possibly understand me? You are not me, cause these are my reasons. Wazanye ku isene ukivuga ku isene kuko umuntu uri umusore Kigali yashimye, ukabura umusore ufite igihagararo nta cyahindutse. Imfura rwose mu gihagararo urabura iki urongore we so ukabuza ukuru warongoye nyuka kiri bashaka. Ndabura iki ngo ndongore wenda nabikoze cyangwa washovugaga gushaka. Kinyarwanda mugeze Kigali muranda buye wajya uvuga ibirego umuntu amenye byari byo. Ntago ari bya bindi byanyu byo kwigira nk'amasazi. Ariko rero buriya nibyo agiye kuvuga ijambo rikomeye cyane iyo ndebe byamugana imyaka igihe maze muri itaho buri iwanyu mujye no kumera ubwanwa mukuze. Tuba utuye muri mburakariro udukucuri hanyuma se uraganisha yerega yupfuye utarashaka baguhambana ikara mu kibuga. Ndabizi ko amateka yo naya kuva kera ni byo mu muco nyarwanda. Buriya rero ntago nakubeshya n'ubwa nyuma nshiriye rwose uracira nabi pe uracira nabi. Igiterega nacyo uracira nabi mushyira mu kanwa niko siko wagira ngo wari umuravumba ni gukora isuku wiya nta suku yo gukoresha ibiti mu bindi wari ukivuga ko nawe mbo nkubwira. Ejo bundi rero hari umwana w'umukobwa nabo kagira ubuzima mwiza cyane ufite inzobe nyireranye n'amata y'amavuta arasa neza amaso ye. Iwacu nuko tubura iyo twabonye abagore tuzabana. Ndamureba agenda nkumva araza n'umumarayika kazi. Namurebye afite noneho amarinete yambara. Ni abana b'i Kigali binje. Uzi ko iyo murebye mu maso mpita nibonamo imboni yanjye nyimubonamo. Njye kimenyetso nahise mvuga ko uyu mwana dushobora kuba twakundana. Uzirinde kubona ishyano gusa. Ajya hava he babone. Afite inzobe mwana w'inaha nawe muzimutuye ku Kabeza ariko bayuti ku Kabeza. Kabeza n'aborozi. Ariko wamenye amakuru ubundi ntago bigeze bakubwira. Uzi ko buriya Kabeza itakitwa Kabeza ni ku Kabeza n'aborozi. Kanombe rero mu Kirehe. Aho kubera ko abantu benshi baturuke niho bahita bajya burango nta muntu uva mu mutara ujya nk'imirambo. Nyamirambo ngo ni nko kumva Kongo, niho kumva umusilamu utuye mu Gatenga. Hanyuma rero uwo mwana w'umukobwa yitwa Sharon. Yitwa Sharon arasa neza afite amaguru anyerera n'inka ya Muga. Baragira utwobo mu nda. Rero ntago nakubeshya namurebye ndamwitegereza amaso yanjye numva ararebye numva yasigiramo gutya yaseka amasara. Ashaka kubona abakobwa beza muri iki gihe kugira ngo upfunute niba umuntu w'umugabo uramwira kuko nk'impinja. Uzi ko umuntu akoresha uzi ko ugiye kugira buriya nka kavandi k'umwana akagenda gatya. Mberuka kuri we wambara umupira gusa uranyibukije rwose wambaraga urupira ugati nk'umuntu ukagira ngo urimo urareta. Manibutse story umukobwa rero no kuri pe naramurebye numva nagira muravuga hagiye urugendo ariko n'ubu gahunda tugiye kujya kubona kureba ko biri buga mureba nanjye munde umukuru tigisha noze ku ahubwo gende mureka ngende murebe pe ariko nyine uzirinde ku murongo utarakwa nkaba mu ishyushyu ngiye kumwitaho rwose. Cyose wowe umusore rwose wacu tugezeho tubonye umwana ki
ukajya nambaye ako rero ubwo uzi kwikwira ko wambaye nyine ngo wikwize wambare bajya mu ugende mu muhanda abasore bakurangarire bazagutera inziga yawe ibyo ushaka sema nawe urabishyigikira ukanamureka iyo yari hano mu rugo kwiyambaza mu rugo ndabyumva mama mu rugo se urumva mvuga ariko ngareba ugiye wambaye nta kenda kigira hepfo wagira basi ugeze ku mavi hapo ubu rero uragiye hose uzamuke umanuke abantu bose bakureba batya ejo nibagutera inda mu bwonko uzangarira inyendaro hano bizagenda bite ntabwo bazayigutera ko niko abari bambara bikumarira iki kwambara ubusa utyo bwiza ukuri rero nari nzi ko ari byo wigira mu rugo wumva no hanze jya wambara imyambaro ntuyibuze nk'ubu y'amakanzu uherutse kugurira nta nimwe wambaye atambaye ubusa ngo bamurebe kuko ukuntu ari ishyamba kandi ushobora kubukunda abagabo urabona ukunda abasore cyane nk'urukiko ma akunda abagabo oya nibyo se ndetse nureba kubera ko ntabaha hari amakuru ntamenye mama kwirirwa kuri telefone ishyushyu bisinzi nibyo se ndakugenda kubeshyera cyajya ni nanjye nkayoberwa impamvu n'amanota yawe ku ishuri niyo nagabanutse ntabwo naragusigaje inota duke n'imbeshyi ngo urabigurisha ubundi ngo uzige urangize nabyo se kubigurisha ahubwo baramuhangara ibyo ngibyo bifite agaciro kangahe ubwenge buke ugerayo baraguhereza ibintu bitanu mbere na mbere cheers biragaragara ko rero utigeze ngira ngo ugire ikigare cyangwa se ujye mu kabari undi muntu yabaye cheers mureba mu maso ubona ko iyo uteretse rero nk'uko wari wabikoze guca inzoga ubwo rero mutuzanira akandi kantu aho ngaho ubu ngubu ndabyize utana nzabikora umeze neza se nyameze neza wambaye neza basa neza kabisa kuva cyagiye musaba ko dukura imbaga umutima wanjye ushaka ko dukura tukaganira ko ntanabyubashye musanga ntabwo nkunda fanta kugira akandi kantu k'abantu bakuru noneho nkoye fanta kuko yego ntabwo nyabasha kwishira buri bagira ngo ibwire umuntu wandiwe gusobanurire impamvu rero nifuje ko tubonana tugasangira agafanta baga ari ibintu byinshi nshaka kubwira urabizi ko bwa mbere ngira ngo ngeze amahirwe yo kuba nakubona cyangwa se tuvugana tukaganira sinjya rero burantinda mu bintu byinshi mbaga nyine hari ibintu byinshi mfite nshaka kubwira nshaka ko tuganira bibaye byiza ubyemeye cyangwa se Imana ihejeje umugisha tugatangira urugendo rwiza kandi rutoroshye ndabyibuka nyikubona bwa mbere umwe munsi ngira ngo nari mwe n'umumarayikakazi ntabwo mubeshye ndabyibuka ngeze mu rugo iryo joro ryose naraye nasinziriye ubona akomeje muri ku ifoto nkomeza gutekereza nkomeza kureba ukuntu twahuye ukuntu twagiye tuganira uwo munsi nta nubwo nigeze njya kubera numvaga mpaze pe iryo joro ryose rwose ntabwo ahubwo nahise mvuga wawu ni bwa mbere muhuye n'umuntu umeze nkawe numva biranshimishije cyane ndavuga rero reka mbisenge ntabwo wenda nsanzwe ndi umuntu usenga cyane ariko ndavuga reka nsenge usengere rero kuva nabaho kuva navuka kuva nahura n'abantu benshi batandukanye ngenda mu bihugu byinshi bitandukanye bitewe n'akazi ariko ni bwa mbere nari muye nkawe ikimenyimenyi no kukubaha nabikubwiye sinkunda nyine fanta ariko nakuboshye kugira ngo nyine tuganire sharap ntabwo ndubuze gutinda mu magambo cyangwa se mumere nka mugabo agiye gutira imfizi akigira mu magambo undi akaza akarinda y'umutwara muri kuri umutima wanjye waragukunze
kandi ndifuza ko waba iruhande rwanjye tugatangira urwo rugendo. Ndumva nifuza kuguma muri bya bihe byiza nabonye wa munsi nyikubona bwa mbere. Nicyo cyifuzo nari mfite, nifuzaga ko muganirizaho mu by'ukuri bari bashimiye igisubizo cyanjye. Uratangiye bitanu ariko uzi kuzunguza umutwe araho uzigwakana ngo yewe ariko genda ushaka kende wambara yavuze ari gase nagira ubwenge waba ugira ubwenge ukambara gutyo irafuze cyangwa warayitanze we yawe umushiti wawe ubundi rero inshuti yawe yaje kubwira ko byambara ari bikwiye inshuti ze zose ni gutya nabo ni ukubambara se oya ariko arimo bajya bambara neza da wenda barabagerageza bakageza mu kirako nawe ngereranya ikibazo gikomeye ariko baza n'imva uzibeshye rero imyenda arahari uzambura ngo ndabana ngo dupikinga ngo ubundi ngo ngakonga ubu se nabura nk'ubona iki wifata ukiyambikishwa gutyo n'indani abantu bavuga ko turi abavandimwe njye nawe buriya bato ngaho genda ugurishe arazana 5,000 ntacyo nagende niba nabyo nayibona nagize neza nibura base cishwa ugende tuva imbere ihute mama njyewe urabaje nanjye ndebe uko yambaye mureke azirushya umukobwa w'umuntu amubwiye ntiyumve akamugira inama ntiyumve nabizamurusha n'akazi nzajyana na muhondo ariko buri gusa bayigiye none umuntu aramubwira akazunguza umutwe wagira ngo ntabwo azi kuvuga ngo wowe mureke iminsi izamwereka iminsi yazamwereka iminsi nanjye azamwereka ariko buriya nanjye mu minsi ntabyo oya ntabwo nkunda ihangana ringana rityo rega mwese muri aba n'abakobwa tabana abakobwa se njye wambara nambara iyi ntabwo wambara kuriya nibyo ndetse nabikunda ko wambara n'iswikwiza ariko nanone nta mpamvu y'uko muhangana sibyo nta kibazo mwana wakongera reka turebe nyine ukuntu guhangana bityo kandi ugerageza mama ubwo reka nanjye igihe ese kandi ndaje mwanjye hano hehe mama njye hano ngiye kureba ndeka ari nta muntu ngiye kureba ndinde ntabwo duhanganye njye nawe turi inshuti turabizi njye ubuse ninde reba ukuntu nambaye njye mba nikwije nta muntu wabwangira ikibazo kandi mba mbona nzagira ikibazo mba mbona karimo usa no gushaka kandi mba mbona kari muriya turago mu dusore bumeze kuri ngaho genda no kuba mu saba kora kaye mwana kora kaye ngo ngira ngo papa wanjye ngo ntabwo muzi ngo nta nubwo tuvukana ninde bikubwiye gogo ngo ntabwo muvukana none se abikubwiye biturutse ku ki ntabwo byatangiye ngo mbaza agategura ngo murasa umubwira ambwira ngo ngo twaragutoraguye kabonye wakoze kugira ngo yarakuguze kwisi ariko mana yo mu ijuru uyu mwana anshaka iki koko ngo ni hano rero ndikubwire ujye uba umukobwa mwiza usenga kandi urabona ko umaze gukura ukunda imana usenge ibyago ujye ubyihorera gogo ntakakubwire utugambo twinshi uri kumva ngo twumve yego ntabwo uri ari papa wawe uri kumva ariko nzakwereka papa wawe uzamubona sibyo ariko muravukana meze neza cyane ariko nicaza hano amahoro Nyamwe umva ikintu rero muhamagariye ndabizi ukunda amafaranga kubi wowe urayanga
njye nyine ndayakunda ariko kubera ko wowe uja akabije. kukaza mu gito hemwe ntagukabya nuko wowe ufite menshi nutaza kunda uza atazagira ngo ariko uzomukunda nawe naho ubundi ga nawe urayakunda cyane ari kugira utugambo nyirawe uzi ko umva rero ikintu umushakira nshaka kuvugira hasi ntabwo nshaka kuvuga uvugira hejuru nk'ibisanzwe umva hari ikintu nshaka kukubaza urambwiza ukuri ndakubwira urambwiza ukuri nyabintu cyane urabona nyine iyo nagiye mu kazi kingi nyine ujya umubona muririrwa na wowe akenshi ntabwo nta mukobwa ujya ubona azana nagiye cyangwa nyine umukobwa utari njyewe ujya ubona mu nzu ariko nzamubona ari kuri telefone ahaye yisesa kandi ijwi ry'umugabo kuri telefone ntabwo riba rimeze nk'iry'umugore aho nza mbona hari uwo bavugana akisetsa cyane kandi iyo ari kuvugana n'uwabo aba anezerewe cyane nta na rimwe azamubona anezerewe kuko utaba ameze yari kuvugira kuri telefone ntabwo ujya ubona umukobwa mu nzu utari njyewe keretse njyewe nije umukobwa uba usigaye mu nzu udahari kandi hari ukuntu ndeba naje nyamwiza rero mva nkubwire si ukunda amafaranga ngiye gushyiramo amafaranga ushaka niwe uri buyanje umuhe diro nyuma ari amafaranga twaganira ubwo n'ibyo ntabuze nubivuga nshaka kubabwira nshaka kuguha porotiye ni byiza rwose ariko nk'uko bivuze kuba straight forward ukabasha kuvuga nyine ibintu nyine uko biri utabanje guca ku ruhande no ku ruhande gusa njyewe uko ntekereza ntabwo nkuzi ntabwo tumaze igihe kinini tuziranye ntabwo turamenyana nubwo nyine bavuga ngo ntawe umenya umuntu ariko byibuze hari iby'ibanze umuntu aheraho avuga ngo uyu muntu wenda namwemera wenda twagiye imishinga dupanga njye nawe so rero njye numvaga rwose nubwo ari byiza ariko wampereza igihe nkabitekerezaho nkabona umwanya uhagije wo kukwiga kukumenya nkabasha kuba namenya ejo ntemera ibintu ejo cyangwa ejo bundi nkabona ibintu wenda bitanshimishije ugasanga mise mbiva mu byo byaba ari bibi cyane njye numvaga rero nagusaba ko wampa igihe nyine nkabanza nkabyigaho erega n'ubu ngubu nibwo tukimenyana wasanga wenda ushaka no kunshimuta ntawamenya sheri sorry ntabwo bwihuse wenda kuri kwita ariko numvaga wanakomeza ukavuga kubera ukuntu uvuga neza uzi ko byandenze ndumva nubwo wambwira we ariko ndumva nakomeza ngukunda kubera ko n'ikimenyimenyi ndabona bizakunda uko ndakureba mu maso na rinete wambaye nkahita nibona mu bisobanuye ko rero byanze bikunze nanjye mu maso yawe ndimo nk'uko nawe uri mu yanjye nta kibazo narabisengeye kandi rwose wenda ntabwo ari ibyo kunyigaho birebire umuntu wenda yiga amasomo n'ibindi sinzi niba nanjye byisoma ariko uko nabikubwiye naragukunze ndagukunda ndumva rero umuntu wa mbere naho mpuye nawe gusa gutyo kandi uri umwe mu bantu nasengeye cyane ko ufite n'inzobe nziza idahanda ni ukuri icyifuzo cyanjye ugihesha umugisha ntabwo singiye kugushimuta siko kazimura ariko ndishimira ko waba umuntu nyine tukaba umuntu mwinjye nawe King na Sharon tukaba umuntu umwe gusa wenda mubitekerejeho neza byaba byiza cyane nta kibazo turabitekerezaho ntabwo uzampamagara ngo nagire kwitaba tuzakomeza tuvugane nk'ibisanzwe hanyuma wenda nzagenda nkubaza ibyo nkeneye ko wenda amenya ibyo nkeneye kugenda amenya nyine nzagusubiza icya mbere buriya muri ubu buzima ni ikintu bita igihe n'umunyameruka mu mwanya ndabizi ko Imana izabikora kandi bizagenda neza ko ndi mama wawe nkaba na mama wabahugu sibyo
kandi ntakajya kubwira ibigambo byinshi, uracyari mutoya, jya umubwira ati imyaka afite n'iyo ufite ntabwo bingana, ntukajya umbwira ibyo bintu, sibyo? Ujya usenga, ukina imikino y'abana, urebe katuni, usenge, ufate bibiliya, ujye uza, nuzaza ubona ufite bibiliya mu ntoki, ujye uza ngo usomere ijambo ry'Imana, nusoza ujye kureba filime, ubundi ukarabe uryame, ntukagendane na gogo akubwira ibigambo byinshi, uri kunyumva? Kandi urabizi ko ngukunda, uri kumva? Kandi na papa wawe aragukunda, uriya tubana sagukunda, ariko ajya akubwira nabi, na Shalomu ntabwo ajya akubwira nabi, gogo rero ujye umwihorera, sibyo? Ujye umubwira ati tujye dukina, ibintu bimbwira ngo ntabwo ari papa, ni papa kuko arankunda, sibyo? Kandi igihe nikigera nzakwereka papa wawe arahari nawe, sibyo? Kandi nawe aragukunda. Yaragiye ari mu bintu by'akazi, nahuguka nzamukwereka, sibyo? Igihe azazira nzamukwereka, uri kumva? Kandi ndagukunda, nawe aragukunda, n'uyu papa tubana hano nawe aragukunda, sibyo? Ndagukunda, wirakarare ntongere kurakara, sibyo? Ngajya kwirebera katuni zawe. Mana yanjye, ni ugusenga naho ubundi uyu mwana ururwamo sinzi ko nzabishobora, ibintu atangiye kumbwira uyu mwana, ubu ntareba n'imyaka afite koko. mbwira ushaka guha King igihe nahari, ikintu cyose avugiye kuri telefone ejo ngifata ntabwo nkubwiye ngo ujye ugifata mu mutwe, ariko nyine umuntu urimo gutereta umukobwa uramwumva, umuntu uri kuvuga ibintu uri kuvana n'umukobwa uramwumva. Gari ifaranga ushaka nje kubwiriza umukobwa gusa, cyangwa nje kubwira nuko yoze n'isaha n'itsiyerse byose. Yamye nakubwiye nyine urumva njyewe King ndamukunda pe, sinkubeshye, King ndamukunda. Uriya mugabo urabona yo gukunda geza aho ngaho, akubwira uzi kuri akayayo uramugabanya amagambo. Nyamwe kuva ryari umugore akunda umugabo, ko abagabo aribo bakunda abagore? Muwe umva ibyo ndi kukubwira, reka uko ari ifaranga birakureba mbwira. Umva nyumva ibyo ndi kuvuga, ariko jya ugabanya kandi amagambo menshi ntukagira. Nakubazaga uvugira hasi. Okay, nakubazaga umugore kuva ryaratangiye gukunda umugabo. Jya wumva ibyo umuntu akubwiye, niyo mpamvu babasuzugura. Okay, komeza ukoreho gutyo, niyo tumbwiye ntazo ukora ubuzozi. None si nkwa amafaranga. Mbese kubera ko ukennye ejendi kamera yawe yo mu nzu, si ushaka ko umukorera genza gakere. Okay, twabi. Umva ibyo nshaka kukubwira, ndashaka kugira ngo nyine like umuneke akantu kose, mere nkamaneko y'igihugu, ariko ndacu ndaneka King ariko meze kamaneko y'igihugu. Aho ndacu akantu kose avuze mukate mu gutwi, none especially kuri telefone. Kuri telefone avugana n'umukobwa ubikora, ariko kuba yaba afite umukobwa bavugana warahari, wowe urabyumva. Nikubwira ibyo bavuze turi. Okay, yaramuhamagaye gahaye amubaza nimba yariye, ngo yambaye neza, ngo azamuhamagara ngo bimwe barebana, ngo amuhitiremo ihuzu zo kwambara agihuka. Niko King yari ari kubwira umukobwa. Okay, nta kibazo, ibyo nta kibazo. Ese kuri mwiza washatse ubundi munanduka, ibyo se birakureba? Nakubwiye ngo ntabwo bikureba. Wumva nkubwira icyo nshaka kukubwira, uzajya umuneka. Nimba atagukunda atazira telefone cyane gato, nimba atagukunda kara gato yakora recording, niba tutazavuga harimo memory card ushiramo memory card urayifite aho, nimba mwarendanye mbere ya mariage gato zo kujana ukwirusha. My